Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muvandimwe arabaza kwandika muri Qur'ani mu gihe cyo kwigisha. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Nta gushidikanya ko bidakwiye ubusanzwe ko umuntu agira icyo yandika muri Qur'ani, n'ugiye kugira icyo yandika asabwa kwandika ku ruhande. Ntago byemewe kwandika hagati muri Qur'ani ngo wandikemo ijambo cyangwa se ngo ube wagira icyo uhindura, nko kuba wazamura inyuguti ukayongeraho alifu cyangwa se ukagira ikindi uyongeraho nka kasra rimwe ukazigira ebyiri. Ibyo ngibyo ni haramu, ntago byemewe muri Qur'ani. By'umwihariko iyo urimo kwandikisha igisa n'ibyo Qur'ani yandikishijwe, niba ari ibara ry'umukara cyangwa se irindi bara ugakoresha nayo iryo ngiryo, ibyo ngibyo ntago byemewe. Ibyo ngibyo ni haramu kuko ni kimwe mu bice bigize uguhindura Qur'ani. Naho kwandika muri Qur'ani ugaragariza uwo uri kwigisha, urugero ucaho umurongo aho afite ikosa, cyangwa se ukaba wakandika mu Kinyarwanda ijambo runaka, ibi ngibi ntacyo bitwaye, ariko ni byiza ko bishyirwa ku ruhande ntibishyirwe hagati mu nyandiko. Hanyuma ikindi nanone kugira ngo birushaho kuba byiza kurushaho, nuko iyo Qur'ani yandikwamo igomba kuba ari umwihariko kuri uwo nguwo ugiye kuyandikirwamo, bityo ntiba ari Qur'ani rusange cyangwa se ngo ibe ari Qur'ani y'umusigiti cyangwa se iyo umuntu adafiteho uburenganzira hanyuma ngo yandikwemo. Naho umunyeshuri kuri Qur'ani y'umwihariko, ari nabyo byiza ko buri munyeshuri akwiye kugira Qur'ani y'umwihariko atahana, cyangwa se niyo yaguma ku ishuri ariko akaba ari we uyikoresha. Ibi ntacyo bitwaye ko umuntu yashyiramo ibimenyetso bigaragaza aho yishe cyangwa se aho yagarukiye cyangwa hazahera, cyangwa se ahari ikindi kimenyetso, umumenyetso ashaka kwerekwa mu rwego rwo kwigishwa. Wallahu a'lam.